Hari igihe ikiganiro kimwe kiba gishobora kuvugirwamo ibintu byinshi kurusha raporo ndende cyangwa se amatangazo ya diplomasi. Hari n'igihe umuntu umwe aba ashobora kuba adahagarariye leta cyangwa se ngabahagarariye umutwe witwaje intwaro cyangwa se atabogamiye no ku ruhande na rumwe, ariko nanone amagambo ye agateza impaka zikomeye kubera ubunararibonye uwo muntu aba afite, kubera imyaka myinshi aba amaze akurikirana ibibazo runaka, kubera ko aba ari umunyamakuru akaba n'umusesenguzi rimwe, noneho by'akarusho ari umwe mu bakomeje gukurikiranira hafi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi rero nibyo tugiye kugarukaho. Byose birajyana n'ikiganiro cyatambutse kuri France 24, ikaba imwe muri televiziyo mpuzamahanga. Aha rero bari batumiye umwe mu banyamakuru b'igitangazamakuru gikomeye ku mugabane wa Afrika, nubwo gikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko kandi kizwiho kugira inkuru zicukumbuye kandi zishingiye ku kuri n'ibimenyetso ku mugabane wa Afrika. Uyu rero ni ikiganiro kirambuye yagiranye n'iki gitangazamakuru, akitwa Christophe Rigaud. Ni umunyamakuru, umusesenguzi ndetse akaba n'uwashinze akanayobora urubuga Afrique Arabia rumaze imyaka myinshi rukurikirana ibibazo bya politiki, umutekano n'intambara zo ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'akarere k'ibiyaga bigari. Ni muri iki kiganiro Christophe Rigaud yagarutse ku ngingo nyinshi cyane zikomeye, ariko nanone zikomeje guteza impaka. Ni nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Yagarutse ku gitutu Amerika yakomeje gushyira ku mpande zombi ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda, ku kibazo cya Fdlr ku ruhare rwa M23, ku mbaraga za diplomasi za Washington, ndetse anavuga ku bibazo by'umutungo kamere n'uko M23 ikomeje kubaka ubushobozi bwayo mu bice bitandukanye igenzura. Hari aho yavuze ko nubwo Amerika yari yaratanze igihe yifuzaga ko habaho impinduka zigaragara, ngo kugeza ubu ibintu ntabwo byigeze bihinduka ku rugamba, ahubwo byarushijeho kugana habi. Hari naho yavuze ko M23 yakomeje kwagura ibice igenzura, ndetse ngo ibyo byabaye mu gihe Washington yari yizeye ko hazabaho intambwe zifatika ziganisha kwishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Yanagarutse ku kibazo cy'uko nk'uko abibona ngo ibice bimwe by'amasezerano ngo birimo kutubahirizwa, haba ku ruhande rwo guhashya Fdlr ndetse no ku kibazo cyo gukura ingabo z'u Rwanda nk'uko Amerika ibivuga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Gusa nkibutsa ko u Rwanda rwahakanye ibi birego, ahubwo rwo rukavuga ko ari ingamba z'ubwirinzi zibarizwa ku mupaka warwo. Uyu musesenguzi yanatanze cyangwa se anagaragaza uko abona uruhare rwa diplomasi ya Amerika, avuga ko nubwo yizera ko ariyo yahinduye byinshi kurusha ubundi buhuza bwabanje, nayo ariko ngo ifite ubushobozi bwayo bukomeje kugenda busubira inyuma, cyangwa se ngo ubushobozi bwayo bufite aho bugarukira. Ikindi cyakuruye impaka muri iki kiganiro ngiye kukugezaho ijambo kurindi, ni n'ikiganiro kigufi cyane, ni uburyo yasobanuye ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Avuga ko kuri we bwite cyangwa se ngo kubijyanye nuko abibona, akavuga ko atariyo ntandaro y'intambara gusa, ahubwo ngo wenda ayo mabuye y'agaciro atuma intambara igakomeza kugira imbaraga. Anagaruka kandi ku buryo M23 ikomeje kubona ubushobozi bwo kuyobora no gutera inkunga ibikorwa byayo mu bice bitandukanye bagenzura. Ni muri iki kiganiro kandi yanagarutse kuri raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ku ruhare rw'abarwanyi ba M23, ndetse anavuga ko igihe uko kizagenda gihita ni nako ngo ibintu bishobora kurushaho kugorana ndetse no gushakirwa ibisubizo, ni mu gihe bitakemuka hakiri kare. Ariko hari ikintu kimwe tugomba kubanza kwibutsa mbere yuko twinjira muri iki kiganiro, nk'uko maze iminsi mbigarukaho. Iyo ngiye kukugezaho inkuru nk'iyi ngiyi cyangwa se n'ibyo tugiye kuvuga cyangwa se no kugarukaho muri iki kiganiro, ntabwo ari amagambo yanjye bwite, ahubwo ni ibyatangajwe na Christophe Rigaud. Ni muri icyo kiganiro giranye na France 24. Ntabwo rero ari umwanya wo kongeramo ibitekerezo byanjye cyangwa se wenda guhindura ibindi, ahubwo ni ukubibagezaho neza rwose mu rurimi rw'Ikinyarwanda cyumvikana neza, kugira ngo buri wese ushaka kumenya ibyavugiwe muri icyo kiganiro, na cyane ko ari ikiganiro cyakozwe neza ubaze umunsi ku wundi ku itariki Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaratanze nk'itariki ntarengwa cyangwa se nk'itariki ya nyuma yo kuba impande zose zashyize mu bikorwa ibyo ziyemeje.
Reka rero noneho dutangire dukurikira iki kiganiro twumva icyo umunyamakuru wa France 24 yabajije uyu Christophe Rigaud ndetse n'ibisubizo yagiye amuha, ariko kandi nkwibutsa ko wanareba hasi handitse subscribe, na amakuru menshi cyane buriya uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Et pour aller plus loin avec nous, Christophe Rigaud, fondateur du site Afrique Arabia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, Washington a fixé la mi-juillet comme horizon souhaité, pas vraiment un ultimatum au sens strict. Est-ce que cette pression diplomatique a quand même des effets concrets sur le terrain ? Non, absolument pas. On voit effectivement que les rebelles et les troupes rwandaises ne se sont pas retirées. Je dirais même au contraire, elles en ont profité pour prendre de nouvelles positions sur les hauts plateaux, à Minembwe, à Point Zéro. Donc c'est vraiment un échec pour la diplomatie américaine, parce que jusque-là, c'est vrai que la pression américaine avait réussi à contenir l'offensive des rebelles, avait même imposé un retrait de Walikale, de la ville d'Ouvira. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois que, malgré l'avertissement américain, les rebelles ont continué de progresser. Donc c'est vraiment un camouflet en fait pour Washington. C'est un camouflet, et Marc Rubio, lui-même, le secrétaire d'État, ont profité pour prendre de nouvelles positions. Kugira ngo turusheho gucukumbura iki kibazo turi kumwe na Christophe Rigaud uyobora urubuga Afrique Arabia. Mwiriwe neza. Murakoze cyane rwose kwemera ubutumire bwacu. Nkuko nabivuze, Washington yari yarashyize hagati muri Nyakanga nk'igihe yifuzaga ko ibintu byose bizaba byahindutse ku butaka. Nubwo wenda twavuga ko iki gihe ntarengwa butari uburyo bweruye, ese icyo gitutu cya diplomasi cyaba cyaragize ingaruka zifatika ku bikomeje kubera ku butaka? Nyakubahwa Christophe, urabibona uti? Oya, nta ngaruka rwose n'imwe icyo cyemezo kigeze gitanga cyangwa se kigira. Turabona neza ko abarwanyi ba M23 n'ingabo z'u Rwanda ntabwo bigeze bava mu bice barimo, ndetse navuga ko ahubwo babyungukiyemo cyane kuko bafashe ibindi birindiro bishya mu misozi miremire muri za Minembwe ndetse no muri za Point Zero. Bityo rero ibi ni ibintu rwose twavuga ko byungukiye cyane uruhande rwa M23. Ibi ni ugutsindwa gukomeye cyane kwa diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ni ukuri ko igitutu cya Amerika ntabwo cyashoboye rwose gukumira ibitero by'abarwanyi ba M23, kandi aba barwanyi bakomeje kwaguka uko babyifuza. Navuga ko igitutu cyari cyaratumye bava i Walikale no mu yindi mijyi itandukanye ya Uvira ntabwo noneho cyakoze muri uru rwego rwo kugira ngo bave mu bice bitandukanye basabwaga kuvamo, ariko ni kuri iyi nshuro ni nabwo bwa mbere tubonye ko noneho nubwo Amerika yari yaratangaje amatangazo menshi gashyiraho umuburo, abarwanyi bakomeje kwagura ibice bagenzura nkaho iyo miburo cyangwa se ibyo byifuzo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batabyumvishe. Bityo rero navuga ko ngewe iki ari igisebo gikomeye cyane kuri Washington. Christophe Rigaud, ni igisebo koko Marco Rubio ubwe umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse kubigarukaho. Ndavuga umunyamabanga ushinzwe ububanyi n'amahanga yavuze ko amasezerano agomba kubahirizwa uko bikwiriye. Ese dushobora kwibaza niba aya masezerano yari afite amahirwe yo gushyirwa mu bikorwa kuva ku ntangiriro. Urabivugaho iki byo? Yego, navuga ko iki ari cyo kibazo nyamukuru. Twibaza niba koko ibihugu byombi ari byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda byari bifite ubushake nyakuri bwo gushyira umukono kuri ayo masezerano. Twabonye ko hashyizweho umukono mu buryo bwarimo igitutu gikomeye cya Donald Trump, nkaho impande zombi zitahatiriwe. Kandi kuri ubu ngubu hashize umwaka umwe ayo masezerano asinywe muri Kamena. Turabona neza ko nta ngamba na zimwe zigeze zishyirwaho cyangwa se ngo zishyirwe mu bikorwa mu rwego rwo kugira ngo ayo masezerano yubahirizwe. Haba guhagarika imirwano, haba gushyiraho uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano, nta na kimwe cyakozwe mu buryo bwa nyabwo. Hari ikindi cyangwa se hari n'izindi ngingo zari zifite uburemere bukomeye muri ayo masezerano, kandi tubona neza ko zitigeze zitabwaho. Ingingo ya mbere ni iyo guhashya ndetse no kurandura mu buryo bwa burundu umutwe wa Fdlr. Ibyo byagombaga gukorwa n'uruhande rwa Kinshasa. Icya kabiri ni ugukuraho ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nibutsa ko aha ni ugukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ariko nanone dufite ishusho y'uko kubera ko nta bihano bikomeye bihari kandi ayo masezerano akaba adafite uburyo bw'amategeko buhatira impande kuyubahiriza, ubushake bw'impande zombi bwaragabanutse buhoro buhoro.
Murakoze cyane Christophe Rigaud, ariko mu buryo busa wenda n'ubuvuguruzanya Perezida Kagame akomeje guhakana ko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo wenda mwebwe muri kubyemeza. Niba igitutu cya Amerika gikomeje kugarukira gusa kuri diplomasi, ese gishobora noneho no kugira icyo gikora? Ese byaba ngombwa ko u Rwanda rufatirwa ibindi bihano by'imari kugira ngo wenda aya masezerano azatanga umusaruro? Ni mu yandi magambo, ikibazo ni iki ngiki: ese Perezida Kagame afite impamvu nyayo yo guhindura imyitwarire ye igihe ibihano bitararenga urwego rwa diplomasi? Urabivugaho iki ibi byose Christophe Rigaud? Uri umusesenguzi, uri umunyamakuru, ndetse uri n'umwe mu bakurikiranye cyane ibi bibazo. Murakoze cyane. Hari ibihano byafashwe, ibihano biheruka byafatiwe ingabo z'u Rwanda, kandi ibyo byari bifite uburemere bukomeye, ariko twabonye ko bitigeze bigira ingaruka zigaragara. Njyewe numva iyi ntambara irimo kugenda irushaho ahubwo noneho kujya mu gihirahiro no kugorana, kandi abakinnyi bose barasa n'abanyuzwe n'uko ibintu bihagaze ubu ngubu. Navuga ko rero imiterere cyangwa se imimerere y'iyi ntambara ihari ubu ngubu birasa naho ishimishije impande zose. M23 irabyungukiramo kuko ikomeje kuyobora ibice byayo, kandi ikaba ikomeje kugenda ibaho inunguka cyane. U Rwanda narwo rukomeje kubyungukiramo kuko rukomeje kugenzura uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'umutekano ndetse no ku rwego rw'ubukungu. Ikindi kandi bakumva neza ko batekanye kubera ko uwo mutwe wa Fdlr utabona aho unyura. Kinshasa nayo ishobora kuba irimo kubyungukiramo kuko irashaka kongera kugerageza kwisubiza ibice yatakaje ikoresheje ingufu za gisirikare aho kugira ngo bagane inzira ya diplomasi. Ariko kandi ishobora no kuba ishaka gukomeza kubaka ubumwe bw'igihugu ndetse no gukusanya abaturage inyuma ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo bakomeze gutinza igihe, bityo bazakomeze kumwiyumvamo no kumushyigikira mu kwiyongeza izindi manda. Tshisekedi ashaka manda ya gatatu, kandi kugira ngo ayigereho akeneye gukomeza kugira inkunga y'abaturage. Nta kundi yayibona adakomeje iyi ntambara ngo akomeze kugaragaza ko arimo gukora byose. Bityo rero umuntu yakumva ko iyi miterere y'iyi ntambara isa naho ikomeje kugenda yungukira buri wese ufite icyo akora muri iyi ntambara, kandi navuga ko buri wese aho ashaka kugera ntabwo arahagira. Ni ku ruhande rwa Kinshasa rero navuga ko inyungu zabo bifuza ntabwo barazigeraho, ndetse no ku ruhande rwa M23 ibyo bifuza ntabwo barabigeraho. Christophe Rigaud, ku ruhande rwa Kinshasa, ese yikomeje gushyira igitutu ku ruhande rwa M23 cyangwa se wenda Amerika igahindukira igashyira igitutu ku ruhande rw'u Rwanda, ubona byibura hari icyo byahindura cyangwa se kuba hari abavuga ko igitutu gisa naho kidakomeye? Ibi ngibi urabivugaho iki? Twavuga ko Kinshasa yo yakoze ibishoboka byose, yashyize igitutu kuri M23, gusa bigaragara neza ko icyo gitutu ntacyo gihindura ku rugamba. Ubu rero umupira twavuga ko uri mu kibuga cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twabonye ko kugeza ubu ngubu yashoboye gukumira ibitero bimwe na bimwe, ariko nanone niba koko bashaka ko M23 iva mu bice igenzura ndetse n'ingabo z'u Rwanda zikava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birasaba igitutu gikomeye kurushaho. Ikindi kandi bizasaba ko gahunda yo gusenya Fdlr ikishyirwa mu bikorwa koko, niba Amerika yifuza ko ibi byose byagenda neza. Kugeza ubu ibyo ngibyo ntabwo birakorwa. Habayeho gusaba cyangwa se habayeho kubwira abo barwanyi ko bashyira intwaro hasi no gusubira mu buzima busanzwe, ariko ntabwo higeze habaho ibikorwa bifatika bijyana n'imbaraga kugira ngo basabe nyine abo barwanyi kuva cyangwa se gushyira hasi intwaro bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero nta cyahindutse, kandi ibi byose navuga ko bimaze umwaka bibaye, ariko biragaragara neza ko nta musaruro. Christophe Rigaud, MONUSCO yamaze gutakaza icyizere cy'abantu benshi. Ubuhuza bwa Afurika nabwo ntabwo buratangira gutanga ibisubizo bifatika, cyangwa se ahubwo nabwo bwaratsinzwe. Ese igitutu cya Amerika n'uruhare rwayo muri iki kibazo n'impinduka nyakuri, cyangwa se wenda n'ubundi buhuza bushobora kuzarangira nta n'umusaruro ahubwo butanze? Urabivugaho iki ibi byo?
Mu by'ukuri habayeho kwegeranya ubuhuza bwinshi cyangwa se habayeho kuvangavanga ubuhuza. Ubwo ngubwo habayeho ubuhuza bw'Abanyafurika, habayeho ibiganiro bya Nairobi, habayeho ibiganiro bya Rwanda, habayeho ibiganiro bya Katari, ariko kwinjira kwa Amerika muri iki kibazo nibyo byonyine byahinduye byinshi kurusha ubundi buhuza bwari bwarabanje. Nibyo rero byabaye impinduka ikomeye cyane muri aya makimbirane, ariko ubu turabona ko nabyo bifite aho bigarukira noneho, kandi ubu niho tugeze aho bigarukira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari izindi dosiye zikomeye cyane ziri ku meza ya Perezida Donald Trump, harimo ikibazo cya Iran n'ibindi bibazo mpuzamahanga. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu Washington isa n'ititeguye rwose kuba yarenga ku bihano yafashe, kandi nta nubwo mbona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ubu ngubu ifite amahirwe yo kuba yageza impande zose ku meza y'ibiganiro kugira ngo n'iki kibazo kirangire mu buryo bwa burundu, kubera ko kuri ubu biragaragara ko Amerika ihugiye ku bindi kandi bifitiye akamaro kurusha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse n'ingamba zose yafashe byamaze kugaragara neza ko abarimo gukina muri iki kibuga ntacyo izo ngamba zabatwaye. Christophe Rigaud, ariko ni nyuma y'iyi ntambara hari ikibazo cy'umutungo kamere cyane cyane amabuye y'agaciro. Ese birashoboka gukemura aya makimbirane hatabanje gukemurwa ikibazo cy'ayo mabuye y'agaciro? Wowe ubona bishoboka? Njye mbona ikibazo cy'amabuye y'agaciro atari cyo cyateye iyi ntambara, ahubwo nicyo cyongereye imbaraga iyi ntambara. Ni nk'amavuta yashyizwe mu muriro kugira ngo ukomeze kwaka gusa. Ni ikibazo gikomeye koko. Turabona ko M23 ibona amafaranga menshi cyane, ikagenzura ibirombe bimwe na bimwe, cyane cyane ibirombe bya Rubaya. Ariko saho gusa haturuka impamvu z'uko iyi ntambara yakomeza, cyangwa se nta nubwo ari aho gusa ikomeje gukura ubufasha, irakusanya kandi n'imisoro ku bijyanye n'ibikorwa bitandukanye mu baturage, mu bindi bicuruzwa, ndetse no mu bikorwa bitandukanye by'ubukungu. Ibyo byose barakusanya imisoro. Uyu munsi M23 ntabwo ikigenzura gusa umutungo waho ibarizwa, yanubatse noneho uburyo bwo kuyobora mu bice bitandukanye, mu rwego rw'umutekano, urwego rw'imari, ndetse n'urwego rw'imiyoborere, byose nibo barimo kubigenzura. Ibiro biratuma noneho ishobora kuba ifite ubushobozi bwo kugenzura neza uturere ifitemo ububasha. Yanabonye kandi uburyo bufatika bwo gukomeza kongera abarwanyi bayo. Kuri ubu ngubu ifite abarwanyi benshi. Raporo iheruka y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko kugeza ubu ngubu M23 ifite abarwanyi barenga 30,000. Ni umubare munini cyane. Niyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yakomeje kuvugwa cyane nk'ikibazo kijyana no gukomeza gucikamo ibice, kubera ko noneho yatangiye kugira abakiriya benshi. Barahitamo kujya ku ruhande rwa Tshisekedi, abandi bakumva noneho bafite imbaraga zo kujya ku ruhande rwa M23. Mu by'ukuri icyo turimo kubona nuko uburasirazuba bwa Congo harimo kugenda havuka indi miterere y'ubutegetsi ikora neza nk'aho ari leta yihariye, kandi uko igihe kigenda gihita ni nako bizagenda birushaho kugorana gusubira inyuma ndetse no gusenya iyo miterere mishya ikomeje kubakwa neza nka leta yigenga. Ni mu gusoza, Christophe Rigaud, navuga ko hagati muri Nyakanga aribwo Amerika yari yifuje ko haboneka intambwe igaragara, nubwo wenda twavuga ko atari nk'uburyo bwa nyuma busanzwe bwo guhagarika imirwano, cyangwa se nk'uburyo twafata nka Ntarengwa yari yaratanzwe. Ese twitege iki kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe bigaragara neza ko ibyo bari barasabye bitigeze byubahirizwa? Murakoze. Ubu byose rero biri mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo koko, ntabwo twavuga ko yari gahunda ya nyuma cyangwa se ko bari baratanze umuburo wa nyuma. Marco Rubio yari yagaragaje gusa icyizere cy'uko hagati muri Nyakanga ingabo z'u Rwanda zizaba zamaze kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu rero tuzareba icyo Amerika izakora nyuma y'iki gihe. Birashoboka ko mu rwego rw'ibihano ishobora kuzamura urwego rw'igitutu, ariko nabyo bifite ingaruka zabyo. Twabonye mu zindi dosiye zikomeye nk'iya Irani cyangwa se y'Uburusiya, ibihano atari ko buri gihe bitanga umusaruro wifuzwa. Christophe Rigaud, murakoze cyane kwemera ubutumire bwacu, twibutsa ko ari mwebwe mwashinze kandi mukaba munayobora, cyangwa se mukaba muri n'abayobozi bakuru b'urubuga Afrique Arabia. Murakoze cyane rwose kuba mwemeye kuganira natwe. Murakoze namwe.